n'umuturage wo mu karere ka Muhanga ni mu murenge wa Nyabinoni yagize gutya nyine ajya mu kabari aranywa inzoga zitujuje ubuziranenge biza kurangira ahasize ubuzima. Ibyo ngibyo turaje tubigarukeho neza cyane. Turaza kugaruka kandi n'ukuntu leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo guca umuyoboro w'ihuzanzira wo mu cyiciro cya gatatu cyangwa se ikiragano cya gatatu ndetse n'icya kabiri, ubwo ni 3G ndetse na 2G. Ubu ngubu rero kugeza ku itariki 30 z'undi mwaka ntabwo rwose iki kiragano kizaba kigikoreshwa. Ku bantu rero bagikoresha 3G ndetse na 2G barashishikarizwa cyane gushaka simukadi zibifitemo ubushobozi cyane. Ariko reka tubanze twivugire kuri uyu umugore wavuye kunywa mu kabari rwose ari kumwe n'umugabo wiwe, ariko bikaza kurangira uyu mugore ahasize ubuzima. Inkuru yose rero yagenze gute? Ni umugore rero wo mu murenge wa Nyabinoni ni mu karere ka Muhanga, ubwo yitabye Imana nyuma yo kuva mu kabari yasinze, yanyoye, yasangiye n'abandi. Ni umugore rero witwa Francina w'imyaka 40 y'amavuko, bivuga yuko yapfiriye iwe mu mudugudu wa Kitaba mu kagari ka Mbuga muri uyu murenge n'ubundi twavuze haruguru wa Nyabinoni. Abaturage rero baturanye n'uyu umuryango bavuze yuko ngo uyu nguyu bamubona ataha ngo babonaga asa n'uwasinze. Umwe rero mu batanze aya makuru ntabwo yashatse yuko avuga, gusa ngo batashye basa nkaho basinze, babona yuko we n'umugabo we basinze. Gusa rero Ndayisaba Aimable uyobora umurenge wa Nyabinoni avuga ko rero mu makuru y'ibanze bakusanyije ari uko umugabo wa nyakwigendera yamusize mu cyumba bari baryamyemo, ubwo rero ngo uyu mugore yatangiraga kuruka. Ni ukuvuga ngo batashye bararya bararyama, bamaze kuryama rero uyu mugore yatangiye kuba yaruka. Nibyo rero byahise bituma umugabo we ava mu cyumba basanzwe bararanamo yigira mu kindi cyumba ariryamira, nawe yari yasinze. Nyuma aza kubyuka, mu kubyuka rero ajya gukomangira umugore wiwe ngo arebe ko umugore we ari muzima, gusa umugore we byari byamaze kurangira kubera yuko ngo ubwo yatangiraga kuruka ngo yakomeje araruka kugeza apfuye. Uyu mugore rero yaje gupfa, noneho umugabo mu gihe yari ari gukomanga yumva umugore ntabwo akoma, aza kwigira inama itari y'agakecuru, aza kuvuga ati reka noneho mfate icyemezo nsunike urugi cyane ndwice kugira ngo njye muri iki cyumba. Umugabo rero yaje kubikora gutyo, mu kureba asanga umugore we yapfuye. Inzego rero z'ibanze zihutiye rero guhita zibimenyesha polisi y'igihugu ndetse zikaba zatangiye gukora iperereza ryimbitse kugira ngo nyine hamenyekane icyahitanye nyakwigendera bya nyabyo. Ariko kugeza aka kanya umuyobozi w'umurenge aravuga yuko ikiri gukekwa kurusha ibindi ari uko ngo uyu mugore ngo yanyweye inzoga zitujuje ubuziranenge, nk'uko nawe uri kubibona. Nk'uko uri kubibona, uri kubona yuko ari rwa rwagwa rwa bitoki nirwo bari banyweye, ari narwo bakeka yuko rwaje kuba rwamuhitana uyu umudamu wo mu karere ka Muhanga. U Rwanda rero twakubwiye yuko rugiye gusiba cyangwa se kureka gukoresha itumanaho rya interineti riri mu ihuzanzira ya interineti ryo mu cyiciro cya gatatu cyangwa se ikiragano cya gatatu, ubwo ni 3G ubwo na 2G bigahita bijyana. Guverinoma y'u Rwanda rero yatangaje ko ikoranabuhanga rya interineti ya 3G rizahagarara neza mu gihugu hose ku itariki 30 Kamena umwaka utaha w'ibihumbi 2027 mu rwego rwo gukomeza kwihutisha ikoreshwa rya 4G ndetse na 5G kugira ngo abanyarwanda bareke gukomeza gusiragira kuri serivisi zimwe na zimwe begereye cyangwa se bashaka, ubundi ugasanga ngo serivisi barazibona bagowe. Iri tangazo rero ryagiye hanze kuri uyu wa 28 Nyakanga, ubwo ni kuri uyu munsi wa kabiri. Iri tangazo rero rivuga ko hari gukorwa igenzura rikomeye cyane kugira ngo rikureho 2G ndetse na 3G. Rivuga yuko rero biri kugenda bishyirwa mu bikorwa buhoro mu rwego
ni uwo kwimakaza interineti yihuta kandi rwose ihendutse ku baturage ndetse n'abaturarwanda bose. Muri iri tangazo rero Minisiti ivuga ko rero guverinoma y'u Rwanda iri gukora ibishoboka byose kugira ngo 2G na 3G bicike vuba na bwangu. Bigaragaza rero intambwe mu rugendo rw'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho bigeze, ndetse ibi bizafasha mu bintu byinshi cyane, ntabwo ari abakoresha interineti gusa n'abakoresha SSD code. Ibyo ngibyo muzabibona cyane nujya kureba nk'amafaranga kuri telefone yawe uzahita ubibona. Iyo ni code ikoreshwa iri offline, rero ngo nabyo bizahita biva kuri 2G ubwo bigimukire kuri 4G bijye byihuta. Ari ujya kureba amafaranga kuri telefone yawe usigaranye kuri telefone yawe either ya mobile money cyangwa se Tigo Cash cyangwa se na Airtel Money, cyangwa ugiye kureba n'amafaranga kuri balance yo guhamagara bisanzwe ukabona biratinzemo gakeya, ni ukubera yuko ira SSD code ibiri gukoresha 2G. Rero bizahinduka bijye kuri 4G ku buryo bizajya byihuta nk'umurabyo. Iyi minisiteri rero ikomeza igira iti guhagarika serivisi za 2G na 3G mu gihugu hose biteganyijwe mu itariki 30 Kamena 2027. Ibi rero bizakurikira ihagarikwa rya serivisi za 2G hashingiwe ku isuzuma ry'uburyo bwo kwishyurana bakoresheje imiyoboro igiye itandukanye no mu masosiyete agiye atandukanye ya internet. Ubu no gushakisha serivisi zimwe na zimwe za interineti nabyo bizahita bihinduka byihuse cyane. Ivuga ko rero izi mpinduka zizagabanya cyane ikoreshwa rya interineti itajyanye n'igihe hano mu gihugu, ubundi hakajyaho 4G, noneho tugakomeza kwitegura no kwakira 5G byihuse. Minisiteri rero y'itumanaho ndetse na innovation ikomeza igira iti rero ku bakoresha interineti, ibi bivuze ko rero bazabona interineti yihuta kandi rwose guhamagara bikihuta cyane. Hari ukuntu ujya guhamagara nko kuri WhatsApp ukabona ngo connection ngo disabled n'ibiki byose, ariko icyo gihe bizahita bihagarara vuba na bwangu usange ibintu ni ibintu byiza cyane. Minisiti ubwo ni minisiteri y'itumanaho n'ikoranabuhanga nyine na innovation ivuga ko rero kandi ifatanyije n'urwego rw'igihugu ngenzuramikorere rura kugira ngo ibingibi bizashyirwe mu bikorwa neza. Nk'uko mwabyumvishe nyine hari ibihugu bimwe na bimwe byatangiye kuba byakoresha 5G mu gihe mu Rwanda tukiri kuri 4G niyo turireyinzeho, gusa nabyo ngo bigomba guhinduka rwose tugakomeza kwitegura 3G 2G tukayihorera, ibyo tukabyihora tukajya kuri 4G twese. Mwabonye yuko n'amasosiyete agiye atandukanye yakomeje kugenda atanga kubuna amasimukadi ya 4G, nuko rero bigiye kugenda niyo gahunda guverinoma y'u Rwanda ifite. Naho ibyo byose twabigendaga tubikugarukiraho ku makuru agezwe hano kuri Kigali Top Trends kugira ngo ukomeze kugenda uba informed. Naho ni wa muhungu wanyu wasamuma muri kumwe. Gukora subscribe ni ibintu bikomeye cyane kandi ibyo kudutera inkunga. We subscribinga ubundi tujye dukora tukugezaho amakuru meza kandi y'umwimerere. Ukomeze kugira ibihe byiza.